reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho mwamudukurikiye muherereye hanze 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 ya Alex kuba 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 ni mu rwego ni mu rwego ni mu rwego ni mu rwego rero nyigarutseho ngira ngo mbagezeho inkuru iragirira buri umwe akamaro wahisemo kuba yareba iyi video. Tutaratangira rero reka nkwibutse ko iyi ari Rwakigali njye mwumva and jet kuri mikoro. Ariko bwa mbere rero udusuye ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana, kandi udusuye inshuro nyinshi ariko utarakanda buto ya subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo udushigikire kuko natwe tutazigera duhwema kugenda tukugezaho amakuru agiye atandukanye kandi amakuru y'ingenzi aza kugira akamaro mu gihe cya vuba cyangwa se mu gihe kiri imbere. Nawe rero umaze gukora buto ya subscribe kanda like kuri iyi video kugira ngo ibashe gusakara hose aya mahirwe ate kuba yakugeraho wenyine, ahubwo abe amahirwe yo kugera ku bantu bose. Muri aka kanya rero nkuzaniye koini. Ni koini iri gutangwa na Binance, ngira ngo nk'uko mubibona rwose ni koini yazamutse cyane. Uyu munsi turi tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2024. Nk'uko mubizi turi mu gihe cya bull run, abenshi bacyita bull run ariko mu kinyarwanda cyiza reka tucyite ni igihe cy'izamuka rya cryptocurrency. Biro biri gutuma ama exchanges menshi agiye atandukanye agenda atanga coin z'ubuntu. Nk'iyi rero yitwa 1M Baby Doji USDT. Iyi rero ikaba ari coin iri gutangwa ku buntu ku bantu muri group yacu ya WhatsApp. Nigeze kubaha link y'ukuntu mwaclaiminga izi coin, ngira ngo murabona ukuntu zirimo kugenda zizamuka. Kuri uyu munsi rwose iyi coin yazamutse cyane ku kigero gihagije, yazamutseho pips zigera ku 16,431. Wenda abantu batamenyereye ibya trading ntabwo mwakumva pips icyo ari cyo, ariko mu bigaragara hano kuri chat iyi coin yazamutse cyane kandi urugendo rwo kuzamuka rwo rurakomeje cyane. Ngira ngo ku muntu ushaka kubona iyi coin muri konti ya Binance, niba ufite konti ya Binance, hari link nashyize kuri comment ya mbere, urayikandaho. Icyo urakora barakwerekeza muri systeme za Binance, urakanda handitse go to app, hanyuma ukande claim, hanyuma coin zawe baraba baguhaye urazisanga muri Binance kuri konte ya funding wallet. Icyo urakora no gukanda kuri iyo link iri muri comment ya mbere cyangwa se muri description, hose ndayishyiraho. Ikindi ushobora kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp kugira ngo ujye ubona updates zigiye zitandukanye, zimwe tutagenda tunashyira hano kuri YouTube, kuko iyi coin ni coin izazamuka by'igihe kirekire ndetse ni nyinshi bagenda batanga. Izo zose rero nkaba nzajya ngenda nzibagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Reka tubanze turebere hamwe ubundi iyi coin iteye ite, yazamutse biturutse hehe, ese ni izindi zihe coin zagiye zizamuka mu gihe abantu batari biteze ko zizazamuka ku kigero cyo hejuru. Ndagira ngo mubanze mwibuke, ntaragaruka kuri iyi coin, reka tubanze turebere hamwe Bitcoin. Nababwiye ko iyi Bitcoin ari umubyeyi w'izindi crypto zose, ni ukuvuga ngo iyo yazamutse n'izindi zirazamuka, kandi iyo yamanutse n'izindi ziramanuka. Ku munsi wo kuwa kane ku isaha y'isa 11 za mu gitondo, Bitcoin yarazamutse igera ku 104,040 n'amadolari 40. Yarazamutse irahagera, ndetse twiteguye ko iyi Bitcoin ishobora gukomeza kuzamuka mpaka igeze mu 150,000, kandi ni ibintu bigaragara kuko ku bantu muzi analyze, iyo tubigisha technical analysis, ukikubita amaso iyi chart ubona ko ari chart rwose iri uptrend, ni uptrend igenda imenagura high. Ndagira ngo tubanze dusasire iriya 1M Baby Doji
Bitcoin iri gutangwa ku buntu. Nk'uko mubizera, nk'uko nagiye mbibigisha byose, iyo habayeho break of structure ukabona inducement iri kuba taken out, haba hakurikiyeho point of interest, iyo coin iba iri buze kuzamukiraho. ngira ngo urabibona hano Bitcoin yaragarutse iza hano muri iyi order block, imaze kugera muri order block urabona rero iri kuzamuka ndetse yiteguye kumena kiriya giciro cy'ibihumbi 104 n'amadolari angahe, katurebe neza, n'amadolari 72. ubundi tukaba tubonye new break of structure, tubona ko iyi coin ya Bitcoin, iyi Bitcoin igiye gukomeza kugenza gute, kuzamuka, kuko iraba ikoze new break of structure. Ku bantu rero mushaka kumenya ibi bintu, namwe mushobora kutuvugisha kuri nimero nanone twashyize muri description, cyangwa se 0787 333 731, ukabasha kuba wamenya gusesengura iri soko ry'imari. Bitcoin rero imeze neza, irimo kuzamuka, yaturutse hasi, ngira ngo ku bantu twabibwiye kera, ndizera ko mwayikuyemo amafaranga atari make bitewe na strategy zose wagiye ukoresha. Bitcoin imaze igihe muri uptrend bantu banjye. Iyi ni uptrend market. Inducement zigenda ziba taken out, market iza muri point of interest, ariko bikomeza kugenda bizamuka. Iyi order flow, aka order flow kari hano ni point of interest rwose, market ikomeza kugenda izamuka, kandi dukomeje urugendo rwo kuzamuka. Kuri wowe rero ukoresha smart money concept, ndizera ko aya mafaranga ya Bitcoin atigeze agucika habe na gato. Icyo nashaka kuvuga rero ni uko Bitcoin ikomeje kuzamuka, bisobanuye ko nawe wibuka icyo navuze mbere, iriya coin yacu Binance iri kuduhera ubuntu, nayo iri uptrend nk'uko Bitcoin nayo iri uptrend. Hano ndi mu masaha 4, urabona trend y'iyi coin irimo kugenda izamuka. Reka turebe aho yahereye. Iyi coin yatangiye iri kuri, ifite agaciro ka 0.00087 n'ibice 4. Reka tubanze turebe ngo mu manyarwanda yari ifite agaciro kangana gute, ubu ngubu igeze ku gaciro kangana gute. Ni ukuvuga ngo niba yari ifite agaciro ka 0.0387, nkoresheje calculatrice, agaciro k'amanyarwanda ni ifaranga 1.09. ubu tuvugana ifite agaciro ka 0.004, imaze kugera ku mafaranga 5. Ahangaha harimo pourcentage nyinshi. Narebye kuri Binance aho coin zanjye ziri, cyangwa zazamutse ku kigero cya 67% muri spot wallet, mu bijyanye na spot trading. Ariko ku muntu tradinga future trading, future trading, bantu muzi future trading, mwibaze amafaranga yabonetse kuva kuri order block, kuri point of interest, kuzamuka kugeza hariya iki giciro kigeze. Ndizera ko TP yari gufatirwa kuri iyi high iri hano. Mwibaze amafaranga yari arimo. Icyo urakora claiming iyi coin, muri comment ya mbere na pininze, ubasha kuba wakanda kuri link hari uclaiming coin zawe, nawe zizazamuke ziri muri Binance yawe. Reka ngaruke kuri coin yitwa XRP. Kuri XRP nayo turebe ngo ibyawe bimeze gute. Ni ukuvuga ngo ni amateka abagenda yisubiramo. Nk'uko nabikubwiye rero, uyu munsi ntabwo turi kuvuga kuri forex trading, ahubwo turi kuvuga kuri cryptocurrency. Ndasubira hasi aho iyi XRP yahereye. Iyi XRP yatangiye ifite agaciro k'idolari 1.5, iza kumanuka iragwa cyane igera ku gaciro ka 0.1 by'idolari,
ariko kuri ubu ngubu iyi XRP iri ku madolari abiri, yageze ku madolari abiri n'ibice icyenda. Mwibaze umuntu waguze nka XRP zingana n'amadolari 10 igihe iyi XRP yari ifite agaciro ka 0.1. Mwibaze ibyo bintu, mwibaze amadolari afite muri aka kanya. Cryptocurrency rero igenda izamuka uko bukeye n'uko bwije, kandi impamvu izi coin zose ziri uptrend nuko na Bitcoin nayo ubwayo iri uptrend, kuko Bitcoin ni umubyeyi w'izindi coin zose. Ngira ngo tugendeye nko kuri smart money concept, ngira ngo biragaragara. Hano hari change of character, hano hari order block, market yazamukiyeho, hano hari breakout structure. Ndi kunyuramo nihuta cyane ngira ngo amasomo ajyanye nabyo twayigishije igihe kinini hano kuri YouTube, ndetse nawe utaranyuzwe na YouTube dushobora kuguhereza full course ukamenya ibi bintu, ukuntu iri soko ry'imari rigenda rizamuka buri kanya. Iyi nayo ni breakout structure. Ushobora kubona market igarutse hano muri iyi order flow igakomeza urugendo rwa uptrend. Zose ni order block cyangwa se point of interest zivangavanze n'ama order flow. Aribwo bwa mbere udusuye ushaka kumenya ibya cryptocurrency, bya forex trading, ushobora kureba video twakoze bwa mbere zagufasha kumenya zagufasha kuba wamenya ubumenyi bw'ibanze twagiye dutanga hano muri cryptocurrency. Reka dusoreze aha ngaha rero, nuko ngize ngo tuganire nko kuri iyi coin bari kugenda baduhereza ku buntu, ndetse ni coin nyinshi bagenda baduha, nuko tubura umwanya wenda wo kuba twibagezaho, ariko nko kubo tubana muri groupe yacu ya WhatsApp ni ibintu tugenda tubahereza buri kanya. Reka rero dusoreze aha ngaha, reka mubwire ngo ngenda cyari Jet, ariko bwa mbere dusuye kandi subscribe kuko utazigera wicuza. Turabakunda cyane.